Ngiye kubaha ikaze uyu munsi rero tugiye kumvira hamwe iyi ndirimbo. Ni indirimbo yaririmbwe na korali ifite amateka, korali yatangiye umurimo kera muri za 70, kugeza uyu munsi benshi muri bo barashaje, ariko nanone bakomeza gukora umurimo wo gutoza abana babo, gutoza abinjira bakiri batoya uburyo bwo gukorera Imana. Bageze mu 120 nta kuzamuka uyu munsi, kandi bakomeje umurimo. Iyo bareba ntibacitse intege, bakomeje umurimo w'Imana, baracyaririmba. Ni imwe mu ndirimbo muri playlist bafite indirimbo nyinshi. Ni indirimbo nakunze, ariko ni zimwe mu ndirimbo zagiye zubaka imitima y'abantu benshi. Reka mbumvishe indirimbo kandi mumenyemere tugendane tujyane muri indirimbo twumve aho bari bahagaze mu ijambo ry'Imana baririmba indirimbo. Ndabakunda rero, simbabure muri aka kanya, ahubwo reka tukajyanemo. Twagiye. Imisozi yose igose i Yerusalemu, ni ku Uwiteka bose
Imana ibamugisha cyane mwebwe mwari kumwe natwe mwabanye natwe, kandi harimo ijambo ry'ihumure. Abasore b'imigenda bazagenda baruhe, ariko abiringiye Uwiteka bazarushaho kugwiza imbaraga, bazarushaho gukomera. Imana ibamugisha cyane kumva ijambo ry'Imana no kuryumvira, kandi Imana ibamugisha korali Hoziyana i Nyarugenge, umurimo Imana ibakoresheje muri icyo gihe cyose kingana gutyo kugeza n'uyu munsi, baracyahembura imitima ya benshi. Natwe twarahembutse, nawe urahembutse. Mukomeze murebe indirimbo zabo, mukomeze muzumve ubutumwa bwiza, mujye musangiza abantu ku isi yose. Nicyo Yesu yadutumye. Imana ibamugisha cyane, mbasabiye umugisha. Imana yo mu ijuru ibamugisha kubana natwe. Shalom.